kuryama no kubyuka imbabazi z'Uwiteka bene data. Igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se icyamunsi cyiza bivanye n'aho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa 20 Gicurasi 2025 kuwa kabiri iragira iti hunga udapfa. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turimbane indirimbo y'143 indirimbo zo gushimisha igira iti tugiye iwacu. Ushaka ko tujyanayo ihane. Kondisiyo ya mbere ihane no kwihana. Arangije avuga ngo mwiringire agukize ubu wihane kandi wongere wihane, kandi uwo mutwaro wikoreye mwemerera uwuture uruhuke kugira ngo tuzabashe kubana mu ijuru. Arangije avuga ngo hazaba umucyo mu ijuru, muze mwisigara muve mu mwijima mubi, muze mwisigara
hari ikamba Yesu azatwambika, tuzanezeranwa n'abakijijwe ibyiza tubisangiye, muze mwisigara. Reka dusome ijambo ry'Imana bene data. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro ibice 19 murongo 15 tugeze kuri 29. Umutwe w'amagambo uravuga: abamarayika bakura Loti i Sodomu, Imana iraharimbura. Nuko bukeye mu gitondo abamarayika batera Loti umwete bati, haguruka ujyane n'umugore wawe n'aba bakobwa bawe bombi bari hano, kugira ngo utarimburwa mu gihano cy'umudugudu. Maze azaririye abo bagabo bafata ukuboko kwe nuko umugore we n'ay'abakobwa be bombi Uwiteka amubabariye, baramusohora bamushyira inyuma y'uwo mudugudu. Bamaze kubakuramo umwe muri abo aravuga ati, hunga udapfa, nturebe inyuma kandi ntutinde utararangiza iki kibaya, hungira ku musozi utarimbuka. Loti arababwira ati, bye kuba bityo mwami, ndakwingize, dore umugaragu wawe ugiriyeho umugisha kandi ugwije imbabazi zawe ungiriye, ubwo ukije ubugingo bwanjye. Sinahunga ngo ngere kuri uriya musozi icyo cyago kitaramfata ngo mfe. Dore uriya mudugudu niwo uri bugufi bwo guhungirwaho, kandi ni muto. Reka nkuhungireho ubugingo bwanjye bukire, urora ko ari muto. Aramusubiza ati, dore ku byo uvuze ibyo ndakwemereye kutarimbura umudugudu uvuze. Ihute uhungireyo, kuko ari ntacyo mbasha gukora utaragerayo. Nicyo cyatumye uwo mudugudu witwa Sowari. Loti agera i Sowari izuba rirashe, maze Uwiteka agusha kuri Sodomu na Gomora amazuku n'umuriro bivuye ku Uwiteka mu ijuru, atsemba iyo midugudu yose na cya kibaya cyose n'abayituyemo bose n'ibyameze ku butaka. Ariko muka Loti arakebuka, areba inyuma, amukurikiye ahinduka inkingi y'umunyu. Imana itubabarire, Imana idufashe kandi tugire neza. Yerekeye amaso i Sodomu n'i Gomora n'igihugu cye cyose cya kibaya, abona umwotsi wawo ucumba nk'umwotsi w'ikombe. Ubwo Imana yarimburaga imidugudu yo muri icyo kibaya, yibutse Aburahamu yohereza Loti bave muri iryo tsembwa yatsembaga imidugudu Loti yari atuyemo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nta muntu wasasa, aca umugani ngo nta wasasa ngo aryame kandi inzu irimo gushya. Iyo iri gushya ukizwa n'amaguru, ugahunga ugakiza agatwe kawe, ugakiza ubugingo bwawe. Iyo utindiganyije nawe uhiramo. Isi yuzuyemo ibyaha, kandi amaherezo y'abanyabyaha ni ukurimbuka, kandi isi izarimbuka itagira iherezo. Ahari muri iki gihe inyigisho zitakivuga ko abanyabyaha ko bazarimbuka, ko byaba ari ugutera abantu ubwoba. Bibiliya ni ijambo ry'Imana ritavangiye, ritabeshya, ubuhanuzi butavangiye, butumenyesha iby'ubu buzima n'ubuzima bw'ejo hazaza. Nyuma yabwo hakazaza urubanza. Twasomye Itangiriro ibice 19 guhera ku murongo wa 1 kugeza kuri 29, inkuru z'ukuntu Imana yarimbuye Sodomu na Gomora ikoresheje amazuku n'umuriro, biturutse ku byaha by'indengakamere byari bisigaye byararenze urugero. Imana ikagera ubwo irambirwa, ibyaha byari bisigaye bihakorerwa ubusambanyi bukabije, harimo ubutinganyi,
aho abagabo batatinyaga gutinga abagabo bagenzi babo, bari basigaye babona abagabo bihitira bakabafata ku ngufu, aho ijoro rimwe Loti yabonye abashyitsi ari bo bamarayika, akabacumbikira, akimara kubazimanira hakinjira abagabo muri uwo mudugudu bashaka kubasambanya, kubatinga. Loti akagerageza gutakamba ngo barorere gukora ayo mahano, ndetse birinda ubwo abo bamarayika babateza ubuhumyi, bakamwinjiza mu nzu bagakinga abo bagabo. Abagabo ni kubaza Loti bati, hari abandi bantu ufite umukwe wawe n'abahungu bawe n'abakobwa bawe n'abo bose mu mudugudu ngo ubakuremo, ngo kuko tugiye kuharimbura, ngo bitewe ko gutaka kw'ahabarega bagwiriye imbere y'Uwiteka, akabatuma kuharimbura. Loti arasohoka avugana n'abakwe be, barongoye abakobwa be, arababwira ati, ntimuhaguruke muve aha hantu, kuko Uwiteka agiye kurimbura uyu mudugudu. Ariko abakwe bo babigira nk'ibikino. Bukeye abamarayika bamutera umwete. Mu gitondo bamaze kubakuramo umwe muri bo, aravuga ati, hunga udapfa nturebe inyuma, kandi ntutinde utararangiza iki kibaya, hunga ku musozi utarimbuka. Loti ahungira Sowari, maze Uwiteka agusha kuri Sodomu n'i Gomora amazuku n'umuriro bivuye ku Uwiteka mu ijuru, atsemba iyo midugudu yose na cya kibaya cyose n'abayituyemo bose n'ibyameze ku butaka. Ariko muka Loti arakebuka, areba inyuma, amukurikiye, ahinduka inkingi y'umuriro, inkingi y'umunyu. Guhunga si ubugwari. Iyo udahunze icyaha hakiri kare, kiraguhitana. Nubona icyaha kitugatugira kukurangiza, jya ukizwa n'amaguru. Muka Loti yazize kuzarira, kwihagararaho no kudaha agaciro imbuzi za Loti n'abamarayika. Ukwiriye nawe gufata umwanzuro ugahunga icyaha, nibwo uzaba intwari yo kwizera. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza. Amen. Data, turagushimiye kubw'ijambo ryawe ridukangurira guhunga icyaha, guhunga isi, guhunga ibituremerera, guhunga ibinezeza imibiri yacu, guhunga amarari, guhunga n'ibindi byose tuganisha habi, tuganisha ku irimbukiro. Imbaraga zawe Yesu nizo dukeneye, Umwuka Wera niwo dukeneye kugira ngo adushoboze. Urakoze, urakarama, bana natwe muri byose. Ishimwe n'icyubahiro byawe none iteka ryose, ni mu izina ryawe ryera Yesu tubisenze, amen. Mwari kumwe nanone nk'uko bisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Gakombe, Shumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda, ICCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana na mwese bene data, mwese mbifurije kugira umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom, ndabakunda.